ariko kwiraba yamubeshye ahubwo wowe nakibaza ngo ni football gushimishije gusa cyangwa ari ibindi paraduye ntabwo wumvise ubuhanuzi avuzeho munani undi muntu aravuze ati bateye football bazakomeza bayitere ariko ntawe uzageza ha Jimmy Gatete cyane uriya ni umusobanuzi uriya ni umunyamakuru uzi inkuru akora Rocky uriya si wowe wakoze inkuru zo muri Tanzania Ruka nyine agakora inkuru ngo y'umuntu ngo wabyinnye ngo indirimbo ngo irwanya ngo agira utuzi twinshi akora izo nkuru ariko by'umwihariko ibyo twamumenyemo cyane ni gusobanura agasobanuye ni umunyamakuru rero ntago ari umusobanuzi no umusobanuzi noneho ni umututarafu okay nawe umujama uri classic nyine ubona nyine kakuri ibintu bye atuje nyine yego kubyo ubona ko n'umuntu yamwigira isoma nyine by'ukuntu akora ibiganiro bye cyangwa n'akazi ke neza ni nk'ikihe kintu kimwe wamwigiyeho kuri level yawe ubu ngubu ukavuga ngo iki kintu cyo ewana nshobora kuzagikurikiza byubuze bikangira umumaro ikintu namwigiyeho nyine ni ukuba busy mu gihe uri gushaka ibiceri wow ubu muri make nawe uri busy mu gushaka ibiceri kabisa iyi ni Zab TV. Hi muraho neza nizere ko mumeze neza nanjye meze neza rero ndabashimiye ko mudukurikira mukadukunda murabizi nanjye ndabakunda cyane mbahoza ku mutima gusa mbibutsa mujye mwibuka gukora like share comment ndetse na subscribe by'umwihariko n'udutima rero murabona ahangaha ko turi kumwe n'umusore mwiza nubwo mbona yambaye agasengeri hari imbeho ariko buriya no umusore turamwakiriye Keya umeze utese turashima Imana nta kibazo ibintu byose no buryohe mu mvura nyinshi mu bunyerere turahageze muri studio za Zab TV murakoze cyane burangiye ntago nakishanutsa ngo nakira umusore ngomba kwakira umugabo mugenzi wawe yakuberekitse ibintu byo kwishanutsa mama yarabimburije ariko reka tubanze turebe ku buzima bwawe we warumeze ute muri no ngiye urabona fresheri ewana ibintu byose na mahoro yawe ngire ngo Imana ijya kurema yabanje kugutindaho kamanze muvuge neza bavuga kuri cyumweru kwa mbere ni kwa mbere yamaze kuruhuka yari gifite imbaraga irabanza gutindaho niyo mpamvu Queen nyine byiza byose yagutinzeho byose biba bigaragarira abakunzi ba Zab TV bibaze n'ukuri kuvuze neza mu bihumbi 30 bikurikira abantu papa turakwakiriye kandi murakoze watangira wibira abakunzi ba Zab TV muri aka kanya badukurikiye bakubonye bwa mbere kuri izi kamera ni nabwo bwa mbere Queen ni ubwa mbere ndakeka nanjye ari ubwa mbere nyine ariko bazajya bamubona kuri kamera birashoboka waramwakiriye okay yaranyakiriye Queen nanjye rero nanjye ndaje hano nyine nk'umutumirwa wanyu amazina banyita Emi Scofa akenshi niyo mazina nkunda gukoresha nanjye rero mawe ikaze kuri TV yanyu kandi yacu ni nayo yawe twamutumiyeho dufite abakunzi benshi kandi nawe ndabafite ubwo nyine tukwiye tubana kuri iyi TV cyo umuntu abashishikariza no gukora subscribe share and comment hari ikintu Queen ajya baza baje mbere ngo nakahe gashya ni innovation harya niki akantu kagashya gusa mbere ya byose yumva yisanze kabisa ari kumwe na Queen kugira vibe uje guhindura iki kugira ngo abakunzi bacu kuko twebwe tuba dushaka kuva mu bwiza tujya mu bundi ubu mwanya agiye kugusabira ikintu bita udutima ariko ni igicyo bazaniye uvuga ati giyewe nje gushyiramo imbaraga kugira ngo ibyo batabonye babibone kubera ko cyane kabisa icyo nje kongeramo imbaraga ni ukubaha nyine ibiganiro ndetse n'umusaruro kuri product nyine dukora nyine ubona ko ready zishimishije tuvuge ngo bashonje bahishirwa bashonje mugorere umukobwa mwiza nakwakire bashonje bahishirwa hanyuma ashobora kuvamo umunyamakuru mwiza cyane ashobora kujya tumukinisha muri ya mafilime
twaguhaye ikaze kandi ya burundu cyane rwose. nibazajya bakubona rero ntibakajye bibaza ngo wateye uturuka he, wakiriwe na Queen bose babireba twateretseho kamera ebyiri. Yakiriwe n'umwamikazi. Umwamikazi umukobwa mwiza kabisa. Uwo niwe nyir'urugo nyine birumvikana. Okay, nicyo tuzaniye iyo twakiriye umutumirwa tunamuha kuzana ingingo y'umunsi bitewe n'ibyo akunda, hanyuma tukagendera ku gitekerezo cye dukora ikiganiro cyane. Bimeze rero bitewe n'ibyo nkunda, njye nkunda kureba ibintu by'amafilime, kuzikina, football, ibintu by'imyitozo nyine bandiyo. Iyo bavuze football umuntu bita Jimmy Gatete wigeze umwumva mu mateka y'u Rwanda? Namwumvise. Ubona hari umuntu uzatera umuruhago nka Jimmy Gatete? Bari barabwise bana y'ibitego. Imana y'ibitego kandi n'ubwo nawe ndabona Yego se. Usaze yarari. Yego. Yesu we. Ariko kwira bayamwishyugo. Ahubwo we nakibaza ngo ni football gushimishije gusa cyangwa ari ibindi paraduye ntabwo wumvise ubuhanuzi avuzeho. Munani undi muntu aravuze ati bateye football bazakomeza bayitere ariko ntawe uzageza ha Jimmy Gatete cyane, kuko hari ibintu tumwe ariko ubundi yagiye yarapfuye. Nanjye njya nibaza mperuka kujya mwumva kera. Biko yapfuye. Ntibashyiraho indabyo. Ariko buriya arahari, ashobora kuba ari. Nese hari ripo twigeze tubona? Nta ripo twigeze tubona ariko arahari. Bivuze ngo arahari ahubwo reka tureke kumwica da. Cyajya kwica fire. Uyu muntu yateye football. Atsinda Bagande kuri Stade Amahoro, abantu bari babaritse bavuga ati birabaye. Atsinda Bagande habura iminota 3. Umuntu babura amazina bamwita Imana y'ibitego. Cyane. Haje ngo abitwa ab'abakongomani bitwa ba Bogota Alabama bateraho barananirwa, nta numwe wigeze witwa Imana y'ibitego keretse Gatete. Gatete wigeze umwumva wowe? Wavutse ariho? Nje naramwumvaga. Ari rutayizamu. Naramwumvaga kabisa. Waramufaniye se? Buriya se batanira amabuye ariko ntago kera ntago nafanaga ibintu bya football. Urumva mbimenyeho vuba. Ariko je wajyaga wumva ngo arazamutse ngo gori ngo arazinyeganyeje ngo Mana y'ibitego ngo la ati yishu umugande wajya kubyumva cyane. Subize ko umuntu yanditse izina aba yarajyanditse. Ayo wakoze izina ubundi nagahinja turyubaka Queen. Turyubaka batuvuna baduseka cyane sha, ariko ryafata bagatangira ngo twarabasengeye byahebyeho karyo. Muri football ubona ntawe uzaruta Kagame riga niwe twigiraho. Ugize ngo nari nibeshye se? Siwe mutoza wacu se? Mubona yo tumubanje imbere na football arayitera. Ntabwo se wigeze umubona ejo bundi? Oye we niwe muntu mfana wa mbere. Niwe twigiraho. Ubona yo twamubanje mu kibuga ze dutsindwa. Reka uzarebe Kabuderi gadi ibintu yahakoreye. Tayari ibintu byabaye ahubwo. Okay, twigarukire hanyuma wavuze ngo gukina filime. Uyu muhungu ujye umushakira Roreze muri ariya mafilime dukinira kuri Zab. Urabona yarateruye suterura ibyuma wawe. Oya ntabwo nera ni body yanjye mfite ntabwo ari uvuka mu Ruhengeri. Natubwiye Burasirazuba kare ka Kirehe. Kirihise bararya. Bararya Kirehe haba ibiryo. Baragabura urabona umusore atarariye. Kirehe nahuye bihurira he bisobanure kwinde ndi Kirehe nako navuga Kirehe tazatereta kwino gashaka ko mujyanye Kirehe muri Huye bite na gahunda z'amasomo naje kwiga ahantu muri Yowala muri campus. Wiga ibijyanye n'iki? Niga ibintu bijyanye cyo bita EAF, English and African Languages. Ubu Igifaransa urakivuga neza wiwi? Oui, petit petit. Njako niko nzi gusa. Ore gitakuja kadogo. Ariko se mutanukira mu kiganiro nkitayira. Kiganiro ngenda ubyigiramo bike na. Datuzangisha Igifaransa nta kibazo. Petit. Gahoro. N'ibintu biba byoroshye ururimi bisaba kumva. Ukabura byakunanira ukabaza Uncle AI agatavuga ati wivunika wakana we narabyoroheje. Ikintu bitururimi
niba utaranize uzi gukoresha telefone byabaye urucabana. Ibyo ngibyo byararangiye kabisa. Okay. Umukobwa wanjye umujyane Kirehe. Ariko Kirehe kandi kurya bihaganje ni ibihe bituma mu byibuha. Urabona nk'ukuntu kijyanye n'amata, ibitoki n'amata. Akenshi nuko ari by'ababyitirana ibiryo babihari tu. Okay, reka twigarukire rero ku itangazamakuru ryanyu, ni naho wavuze wisanga cyane ariko mu bakinnyi ba filime kuri ubu umunyamakuru ufata wa mbere muri iki gihugu ninde? Umunyamakuru ushobora kuvuga ati yarabayoboye muri football watubwiye arya tugende kwina Gatete Jimmy Gatete, ariko Jimmy Gatete ashobora kuba ari muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yego se? Wow. Akora akazi ko gutwara bisi. Oye se kandi. Ayega Jimmy my crush rambabaje. Ahubwo nimba hari andika muri comment turacyagukunda. Wanyeganyeje incundura ratsinda Amavubi tutanditse. Gusa zagaruka wowe ginuza mu Rwanda nzagurira igifata kinini bita abaporo twararenga. Azagaruke kabisa. Sobara cyangwa cyara. Kanatwara bisi. Umurokore ntabwo yamwe ibisindisha twara bisi urumva. Ni nayo mpamvu ubona kigaragaza cyane urumva akazi kabari kenshi. Abatwara ibibisi binini bimwe bigeze. Ako nibyo wamugana gutwara bisi. Warabikoze ndugu yangu. Shaka bisi. Umwana nzabyara azanyeganyeza icundura ko. Yego se kurenza Gatete. Nawe nibyo. Ngomba kuzamwigisha football byanze bikunze. Atere ruhago kuryo Rwanda rutwara igikombe cy'isi. Cyane. Kandi kisinjya. Yego. Cyisi. Mbambare ke nk'uko urubivuze. Mu banyamakuru ndakeka ariko arumbagisha. Abanyamakuru ngiye nkunda. Nkunda umunyamakuru ugize mu rubuga rw'imikino Rigani. Rugaje Rigani. Umusaza ndamwemera mu Rwanda. None umunyamakuru bitaga Gerard Mbabazi. Ni umunyamakuru namukundaga kandi n'ubu. Ariko tukiraho ngaho reka tukubwire ngo ntari birya uri umusaza. Ujye ukora ibiganiro twemera ngo inkuru yanjye abantu buhamya baciye mu bintu by'amakorosi y'ubuzima. Gerard Mbabazi dore ufite abakunzi. Rwose nakwinarimo. Ngenda mufana cyane. Ariko Gerard Mbabazi ni umusore. Yebyo byo ntabyo nzira mubona kuriya. Asubundi ajya akunda kugaragaza isura ye. Agaragaza cyane. Ko nama interview nyine akoresha abantu nyine bahuye n'ibazo by'ubuzima. Ako njya mbona wagira ngo ni umugabo nuko tutabizi usibye ko nta n'ubwo yatweretse. Ni yatereta ngo. Kareka. Sese nakubwiye ko njye nafashwe. Uramukate. Njye narafashwe. Ahubwo tukiraho ngaho buravuze ku bintu by'abanyamakuru nibuka ko twigeze no kuganira akambwira ati buriya rero fana umusobanuzi wa filime. Cyane. Ahubwo yatubwira ngo uwo musobanuzi ninde wasanga tunamuhuriyeho. Mfite umusobanuzi nkunda cyane Big Brother ndamwemera nyine bamwita Rocky Kimomo. Rocky ari nyine abyumve mu Rwanda. Rocky nawuzi. Yes we ndatashye. Musaza to. Rocky nawuzi. Rocky Kimomo. Rocky se numwe wigeze utega indege. Akajya mu hano ngo bakina ngo ibintu by'amafilime ngo agacamo ngo akikanga ngo umutima ngo ukamurya ngo akajya ngo yumva amajwi ngo aramuvugisha ameze nk'abadayimoni. Niwe Rocky. No Rocky. Niwe Rocky. Yego nuwo umusize mu banyamakuru bangahe batatu mu gihugu. Ubwo n'umusobanuzi abanyamakuru. Uriya ni umusobanuzi. Uriya ni umunyamakuru uzi inkuru akora. Rocky. Uriya si wowe wakoze inkuru zo muri Tanzania. Roka nyine agakora inkuru ngo wabyinnye ngo indirimbo ngo irwanya ngo agira utuzi twinshi akora izo nkuru ariko by'umwihariko ibyo twamumenyemo cyane ni gusobanura agasobanuye. Ni umunyamakuru rero ntago ari umusobanuzi. Noneho ni umututarafu. Okay naho like me munyakazi. None iyo bavuze ngo none sugaza mu banyamakuru bangahe mu Rwanda. Nibura ushobora kuvuga ati mu rutonde rw'abanyamakuru 5. Burese twamugira umunyamakuru ra. Nibura nago mubamo. Reka ni inkuru akora muraziza ariko. Barazikora. Ibyegeranya akora kira gihungu murazizi mwe. Aho yari hit cyane ku mafilime. Gusobanura filime. Nge navutse niho twamukaraze kuko A1. Ariko umuntu wagiye kuburana na YouTube muramuzi. Barayifunga arategajya yaravuga ati
Rocky sha murayifunga mwebwe yakoze ku ntambara ariko buriya icyiza muri Kongo ubwo nyine twavuga ajyayo aravuga ati no kandi twese nta ujyayo n'utu twa adisesi badupfunyika muri envelope tukava mu Bufaransa tukaza tukadufata ku iposita i Kigali yarateza ajyayo hano uhita umubonera nyine ko ari umusaza turamushyira ku mwanya wa kamera buriya Rocky ni umunyamakuru mwibwira ngo umusobanuzi wa filime ariko kuko uriya icyegeranyo akora mu Rwanda nta muntu ndacyumvana barahinze barahinda ngo bande ko bafite amazina aremereye umufana kuturusha wowe wijijishaga watangiye uvisha ngo Rocky nguriye ngo ninde kumbi umufana kuturusha ariko ahubwo twari tumwibukije yego tumukoza wamubonye ahita azamura abagukoze ku mutima none se papa wanjye muramuzi ukora itangazamakuru papa wawe reka nagira papa ukora itangazamakuru wowe kora muri arabiya mubwire papa wanjye ninde ntawuzi oya twari hari abakunzi bacu se bakamwandika muri comment papa wawe ni batatubwira ko ari umuhinzi ugaye reka batubwire ko ari umuhinzi asuwa mu papa wawe ntazi wanzaniye akamamiro nka kwereka okay nta kibazo reka twikomeze ikiganiro hato tukiri aho ngaho nta kamamiro wanzaniye usibye ko njyewe izina ryawe dukomeza ngo banze wagabanyije itigo njyewe izina ryawe ryangwe hajya bavuze ngo witwa Scofati Scofati Rocky ufata mu mutwe byoroshye Rocky umukundira iki nyine ni iki ntabanje kubabwira papa wanjye ngo mwumve ko amutari papa wawe twavuze ngo bazamutubwira muri comment papa nibyo twagiye Rocky nyine ni cyo kintu wamukundiye ukavuga ati urabona mu Rwanda nyine hari abasobanuzi benshi ndetse n'abandi bantu bakora izo nkuru ke yavugaga benshi Rocky nyine ni cyo kintu atandukaniyeho n'abo bantu ndashaka mvuga papa wanjye amo icyo Rocky mukundira ntabwo mfata nk'umuntu usanga mfata nka brother wanjye nyine as my role model kumva nyine kenshi burakora mba numva nyine ari nkanjye nyine afokasinga we nanjye ndamufana ariko nubwo mufana ntabwo yaruta papa kuko ndabizi pe yaciye mu mavampaya papa amajwi akajya amuhamagara rwose ndamwemera ngaho muvuge basi muvuge ikiganiro gikomeza inde nuzuri ukora kuri arabiya inde uza kiriyo fasi barore haleluya barore kiriyo fasi haleluya nuwo ngo kombi nkorera aho ngaho none se mwankubise hasi murimo mundwa ndeme ubu noneho wareka tugakomeza twese niwe twigiraho wareka nkamuhata ibibazo kariya kana gashyire ku mwanya wa kabiri habanze kiriyo fasi barore kariya kana ugashyire ku mwanya wa kabiri nanjye mba umunyamakuru wa gatatu njye nduwambere ubwo nanjye nduwambere jyewe kwinagiyemo nyine mubara mu banyamakuru tayari iyo wanshyize ku mwanya wa gatatu ubwo Queen ahita aza ku mwanya wa kane muze mukurikiranye okay ntacyo basika mfe kwemera na nice agahita aza ku mwanya wa gatanu uwo ntabwo tumuzi yesu we oya abahe no mu kihe gihugu ni umunyamakuru ubarizwa muri kaminuza nkuru y'u Rwanda kandi twamwakiriye umukobwa mwiza kumbi ni wawe njya mbona aho byabaye urumva warubanjije kwijijisha nka kumwe nijijisha ngo akiriyo ariko nyine abo bantu tuba tubemera cyane ngo Rocky simuzi tuba twabuze ukuntu tubavuga Rocky nanjye arankoma ariko nanone niyaruta papa iyo fasi ubu noneho wanyuzwe wareka nkibariza umusore mwiza turi kumwe nkamuhata ibibazo aha ni kuri ribu ntoya ariko rero njye mfite ikibazo mw'abantu niba nshaje Scofati ongera usubiremo Scofati ahubwo Emi nijyo njye mvuga nijyo ndubasha Scofati Emi we ni bisanzwe nari ndimo mubaza ngo ikihe kintu Scofati turareba comment yaratubaza nzabibasobanura ubutaha nibyo hano ntabwo twaje gusobanura amazina rero ubu ugiye usobanuje izina ryanjye Keya ntabwo rizwe n'abantu Keya se nyine tubyumva ko ari Keya
Scofati ni tutazi yego pe aho reka mubaze turasoza n'abahaye igisobanuro kambaze aho hanyuma rero Scofati nyine nari ndimo kubaza ngo ni cye kintu kidasanzwe nyine wabonye ukavuga ngo Rocky mu Rwanda hose by'umwihariko no hanze hari abandi bantu bavuga ibintu by'ibiganiro ni cye kintu atandukaniye n'abandi bantu nyine cyatandukaniye n'umujama uri classic nyine ubona nyine ko akora ibintu bye atuje nyine yego ku buryo ubona ko n'umuntu yamwigiraho isomo nyine by'ukuntu akora ibiganiro bye cyangwa n'akazi ke neza. Ni nk'ikihe kintu kimwe wamwigiyeho kuri level yawe ubu ngubu ukavuga ngo iki kintu cyo ewana nshobora kuzagikurikiza byibuze bikangira umumaro? Ikintu namwigiyeho nyine ni ukuba busy mu gihe uri gushaka ibiceri. Wow. Ubu muri make nawe uri busy mu gushaka ibiceri kabisa. Ya rero Scofati ndimo kwibaza wenda nshobora kuba narakwakiriye anga kuri Zabu TV tunabana ariko nkeneye kukumenya byihariye ndetse n'abakunzi bacu bakeneye nyine kukumenya bari kwibaza ngo mbese Scofati ni umusore ni muntu ki uri ahanga kuri Zabu TV ni umuntu umeze utinya akunda iki se abahugiye mu biki mu buzima busanzwe yego Scofati nyine mubona umusore nyine uri ki and humble nyine tu icyo kandi akenshi mugiramo muri make mukubise ingumi kirendambo kirendambo twagikomeje abahugiye rero mu gushaka ibiceri yego nicyo abarajwe nyine inshinga nko ku musaza wacu nyine Rocky. Ubu muri make ibiceri twavuga ngo warabibonye cyangwa cyari nkubiswe nk'abandi bose? Sinabibona ako nyende kubishaka. Scofati ukunda abakobwa bameze wa mukobwa wa mubabariye oya twabuze ko haneri kuri kwasiga yabaza bikomeye mbaze abakobwa kandi ukunda umukobwa nyine umeze gute mu buzima busanzwe? Oya tubwisanzuru bivuge yewe ndagwariye agapira mubaze kuko usigaye undusha abakobwa se icyo ushaka nyine sindi kumva nyine icyo ushaka kuganisha. Okay nyine kuvuga ngo nkunda umuntu umeze ushaka kuvuga ngo wenda ngewe wakubera umukunzi yaba yujuje ibi cyangwa yaba ameze ati yewe yaba ari muremure yaba afite ikibuno kinini yaba afite agahanga kameze yaba ari inzobe yaba ari igikara uko agaragara uko agaragara appearance physical appearance uko agaragara yes mbona umukobwa nyine ugaragara nkawe nyine tu mu isura nyine your face byaba ari fresh ugaragara nkanjye kandi okay yankorera fata hase nyine umukobwa uravuga ngo ntukifuza umugore wundi wabyumvise arega asa na queen yego dusa undi ni umwamikazi yise ko yagitsindiye ntagereramo ibyo bintu ko buriya ariko ntacyo akampe kubyemera gusa nyine watubwiye nyine queen ko mbona sateye nk'akayapani kazi wabonye akayapani Debo wagira ngo harya na Japan nakanyakora yiga we mona chimu chocho ni Japan wagiye cyane sibona Japan n'igishiro ni Japan bajya kuvuga abashinwa rega n'utuntu duto duhinduka aho twamazi yes ni wabibonye ko nabonye ayo mutumye mu ndahanje aragukomye ku Japan ariko koko ntago wabashatse umunyarwanda kazi yigo pe akazungu sibyo kujya mubyara abana baba metisi ubuse witeguye kuzatera imijugujugu bazana umusore ukuruta agatera imijugujugu aho zigarukiye bakazitwara kugira ngo umutsinde kabisa utsinda nyine ariko nuko yabari isazi nyine ufata amashyo ugatoza umurongo noneho bagashaka umuhungu uzi gutera nkuri ya Shema mubona uri kuri iriya kamera noneho agafata n'icumu harya niki nimbone agatera aho zigarukiye nimba zigarukiye mu nka 40 ubwo aravuga ati kugira ngo utware umukobwa wacu kwini uratanga inka 40 ubu witeguye kuzatanga inka 40 kugira ngo utware kwini natubwire inka 40 se aracyari kare ko nyine byabicare navugaga umuntu yabibonye yazitanga
wakemera ukazirekura ukantwara. Imana iguha amafaranga mu wanjye. Imana iguha amafaranga buriya ni nayo mpamvu Zab TV tuba tugira ngo dukore turere impano. Ejo impano zitugaburire. Impano yanjye ni gute nayibyaza umusaruro. Nta handi rero zizarererwa ni hano muri pipiniyeri ya Zab TV. Yes. Nta handi uzasanga abanyamakuru beza. Ubu turimo turabarera, ejo tuzabona bari muri RBA. Kwinere mavuga ati kwihuzansiga. Tuzajyana. Kugusiga hago imvura y'amahindu. Tuzajyana kuri Zab TV. Tuzajyana tujye muri RBA twicaremo. Niba shaka ko tuyiyobora ubwo bazaduterurane na Zab TV tujye kuyiyobora. Hallelujah. Ni ibyo ngibyo. Hanyuma rero Scofa tugana ku musozo wacu na kubaza nyine uri umusore sibyo? Ni cyo kintu utekereza muri ubu buzima ushaka gukora nyine ukavuga ngo ikintu kishobora kunyicira ubuzima cyangwa se gishobora kwangiza amahirwe yanjye? Ikintu gishobora kumbona cyane cyangiriza amahirwe kikangiza nyine ku buryo bukomeye. Yego. Ibintu bijyanye nyine n'abadata n'abakobwa. Yego. Bishatse kuvuga kuri cy'abakobwa subati. Okay. Oya ntago uri kubatinya. Ugiye kutubwira ni gute nyine bishobora kwangiriza nyine tu. Ubwo nyine ushobora kuvuga ngo ibintu bijyanye n'abadada. Abadada kuki? Nyine dusobanurira abadada. Wishyizemo n'aba. Nyine urabona hari ukuntu twatu nk'abajene nyine tubyiruka. Nyine hari ukuntu umuntu akura nyine yumva nyine yakisanga reaction nyine yo gukundana. Yego, okay. Wewe bivuze ngo ntabwo ujye ukundana. Oya gukundana turakunda pe. Ariko nyine ari kuntu bikora nyine gusa nkaho uri kurengera. Kurengera. What do you mean kurengera? Ntuba muri kaminuza? Nembamo. Harakana kagakobwa kari kaguhobera. Oya nako. Yiga. Mugabo ndamukatiye. Ntakaramuhobera kandi aratubeshya. Kuva muri segonderi ntabwo urahoberwa. Kuva segonderi byabaye. Ako nyine umuntu bataragira nyine vision. Umwana yigeza guhobera ngo uryame mu gituza cye wumve kuva isi yaremwa n'ubwa mbere wumvise kine. Hallelujah. Ndamwibuka yaryamyemo. None wumvaga bimeze bite? Byari byiza. None kuki bashiki bacu urimo batesha agaciro kandi warumvaga ari byiza? Nyine byari byiza. Ngo byamwicira. Ako nyine mbamona mfite nyine igihe cyanjye cyo kuzahuza n'uwo nyine numva twahuje kagira ibyo dupanga. Urumva ufite umusheri akajya kugura ati allo. Umeze ute pepe? Waraye neza? How was the night? Wihiteho. Urumva ijwi rifite impuhwe waba uri muhomba. Ijwi ayo majwi rero niyo mpamvu kugeza ubu nyine bitewe n'iyo gahunda munanye n'abapanga no guhiga ibiceri bigoye nyine. Okay, nacyo gira inama abasore badukurikiye abakobwa njyewe nzazibagira. Bagira inama. Abagira inama y'iki? Ababuze gukunda. Ababuze gukunda. Tegereze yabagira dusoze. Okay, naringiza ngo niyo kubabuza gukunda. Oya, yabagira yose ashaka bakazifunga. Reka nama bafite nyine kugira nk'abajene banye. Ukunda si bibi. Yego. Ariko nyine biterwa nyine n'igihe bikoramo kandi nyine bitewe n'ibyo uri gukora. Yego. Cyane bigiraho inama nyine bakundane. Yego. Nanjye kuko nshobora gukunda. Yego. Wakunze se wowe ukareka gukora ibibaho ubwo mu rukundo. Nanjye mba mbipanga. Ariko nyine ntukore ibibaho ari cyo bitwaye. Ntabwo ari ubu mba mbipanga ariko Yesu. Okay, yes, nabyo ni nabyiza kubera intego wihaye. Ndashaka kuba nirimise kugira ngo nzagere kuri iki. Okay, ntacyo bitwaye. Ariko nanone ntuzarinde ubimbirizi kuko hari abantu banze gushaka. Baragenda babimbirizi banga gushaka neza baragumirwa kandi ari abahungu mu bagome bamwita imbirizi. Ntuzahereyo. Babita imbirizi. Hano bwa mbere nari mwumvise. Ngo nawe nakumvise. Kwini wabajije neza. Murakoze cyane. Ugeze ku rwego rwiza cyane. Kandi umusaza yongera gutanga amanota ku munyamakuru buramba numvise. Turashimiye. Hanyuma rero tugana ku musozo turagushimiye cyane wakoze kubana natwe. Twizeye ko uzagira ibihe byiza kuri Zab TV. Ibirenze ibyo ngibyo murabizi ko mbakunda cyane mbibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment, especially dutima twanjye yari Queen ndetse na Kia Pro. Ibisanzwe turabemera cyane. Iyi ni Zab TV.